Turabashuje cyane wo ukurikiye Final TV. Ndagushuje wo ukurikiye Final TV aho uri hose, haba mu Rwanda, haba mu Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi kuba wumva ikinyarwanda. Turabashuje cyane. Uyu munsi tukaba tuje kuvuga ku mushinga wa P Network ndetse n'ibyerekeranye n'umushinga wa P Network byose, amakuru yose avuga mu mushinga wa P Network. Umunsi reka dutangire ku bantu mufite ibibazo by'amakawayisi. Turaza kuvuga ku bantu bafite ibibazo by'amakawayisi. Umunsi turavuga ati imishinga yihuje n'umushinga wa P Network. Turavuga amakuru yose avuga ku mushinga wa P Network ndetse n'abantu bafite ikibazo cya KYC. Icyo usabwa ni ukureba iyi video ukayirangiza ukarushaho kumenya amakuru ariko uvuga mu mushinga wa P Network, ukarushaho kumenya n'ibintu byinshi ndetse n'abimwe ku mushinga wa P Network bizagufasha kuguma muri uwo mushinga kandi ushikamye. Nimba waramenye uyu mushinga, ndakwizeza ko igihe cyose wataye muri uyu mushinga kitazagupfira ubusa. Rero reka dutangirire kuri aya makuru ari kugenda avuga mu mushinga wa P Network, ibigo bigiye bitandukanye byihuje n'umushinga wa P Network. Dore ngo murabizi hari ibigo bigiye bitandukanye, ushobora kuba ugenda wumva amakuru ukumva ngo ni ibihuha. Oya, amakuru muri uyu mushinga wa P Network umushinga wa P Network ni umushinga ukomeye kandi uzageza abantu ku bintu byinshi. Ushobora kuba utabyizera uyu munsi ariko ejo cyangwa ejo bundi ugatangira gukirigita amafaranga kandi utarabyizeraga. Rero icyo usabwa ni ugukurikirana amakuru y'uyu mushinga kandi warangaraho gatoya ukaba wabura amahirwe. Reka ngire icyo mvuga ku bantu bashobora kubura aya mahirwe muri uyu mushinga wa P Network kubera uburangare bwabo, kudakurikiza inama aba-YouTubers babaha bagiye batandukanye, bakumva ko bari gushaka bashakamo views batafite amakuru. Wenda reka tuvuge ku bantu bahawe KYC bakaba badakora KYC. Abo bantu bashobora kuzahura n'ibihano bikomeye cyane. Ibihano bikomeye cyane kuko icyo nababwira cyo abantu bafite ubwoba ngo muzavanwa mu mushinga. Oya, nta muntu uzavanwa mu mushinga kuko ako kanya ngira ngo murabizi ko P Network igerageza, ntabwo ishaka gutakaza abantu bayo bayimenye, ariko izongera ibahe amahirwe ya gatatu ari nayo ya nyuma. Igihano cya mbere izaha umuntu yahaye KYC ntayikore, izamukubita forfait. Icyo bita forfait ni nko guhana, izamuha igihano runaka cye. Amakuru ari gutangazwa nuko umuntu wese utarakoze KYC azamburwa nuza P Network zose yamaninze mbere ya grace period, zose azazamburwa mu rwego rwo kumuhana ko atakurikiranye amakuru ku mushinga wa P Network. Uwo muntu azahanwa, yamburwe coin ze cyangwa se P Network coin ziwe yamayininze nyuma ya grace period. Ngira ngo murabyumva igihombo wagira. Ngira ngo izo coin nizo nyinshi kuruta izo waba waramayininze mbere ya grace period. Icyo usabwa ni ugukora ibi bikurikira. Ugomba gukora KYC witonze kandi ugashaka umuntu ugukorera KYC kugira ngo ube wayipasinga neza. Ngira ngo n'abantu bafite ikibazo cy'amazina yanditse nabi, ibibazo ku makonti yabo cyaboneye umuti, wajya kuri video nabakoreye hasi igaragaza uburyo wagenda mbere yo gukora KYC. Ngira ngo muri kwa 12 nibwo umuntu utarakora KYC ku itariki 30 z'uku kwa 11 umuntu uzaba utararangiza gukora KYC azaharwa igihano twavuze aho hepfo. Rero icyo tugusobanura kugenda kuri video twakoze ikwereka uburyo wagenda ukandikira kuba team mbere yo gukora KYC, warangiza ukababwira ikibazo ufite ko wibeshye ukandika amazina yawe nabi, ukabyohereza ugashyiraho username yawe, warangiza ugakanda send ukabyohereza. Wamara kubikora ako kanya ugahita unakora KYC. Nyuma uzayikora yangwe, ariko nyuma bazakubwira ko bazakohereza ijambo
bivangaro bemera ko amazina wanditse atahura n'ari ku byangombwa byawe, ubyemeze uvuge ko ari byo, ariko nyuma kubera ko uzaba widekaraye mbere y'uko amazina yawe wagizeho uburangare ukaba wakora amakosa ukayandika mu buryo butari bwo, bazagushyira muri tentative nyuma bakubwira ko ugomba kujya muri tentative, amazina yawe bazayakosora muri system ariko wowe ntuzabibona kuri Pi network yawe, bagushyire muri tentative. Yes, uyikore utegereze ko ukorerwa migration za Pi zawe. Yes, icyo ni icya mbere tugiye kubagezaho. Icya kabiri tugiye kuvugaho ni iki ku makampani mwagiye mwumva za Tesla, Amazon, ndimbaza hari ikiganiro twakoze kivuga kuri Tesla na Amazon, amasezerano ya Tesla yagiranye na n'umushinga wa Pi network. Uyu munsi hari uwundi mushinga, hari iyindi kampani ikorera online yitwa Alibaba yagiranye amasezerano na Pitchairmon. Ngira ngo murabizi ko Pitchairmon ari imwe muri application nayo zatsinze muri hackathon, zicyo zifashisha mu guhaha ibintu bigiye bitandukanye, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibindi bigiye bitandukanye. Niyo ngo uyu munsi hari itangazo za Pitchairmon yakije kuri ino zabo by'ubufatanye hagati yayo na Amazon, nako hagati yayo na Alibaba. Ngira ngo Alibaba abantu benshi murayizi, ni application ikomeye cyane ikurikirwa kuri X, ikurikirwa n'abantu benshi cyane bagera kuri miliyoni zingahe 50. Yes, ngira ngo ni kumva ko ni isoko rikomeye cyane, naryo umushinga wa Pi network uzifashisha mu guha. Ngira ngo wenda murabibona ko hari abantu benshi bacitse intege bavuga ko Pi network ari ibihuha. Ikiza ni uko wabimenye umushinga ukawumenya. Ngewe ntabwo umuntu wamenye umushinga wa Pi network akawupinga, ntago azambabaza nyuma y'uyu mwaka turimo, ntago azambabaza, nta nubwo nzirirwa mwitaho. Ubabaje n'umuntu utarawumenye, atabashije kumenya amakuru, ariko umuntu uwumenye akawuca amazi, ngewe ngazabibona. Nimba ngira ngo murabibona, wenda turi kuvuga imishinga n'indi myinshi itaratangazwa, itarajya hanze, izajya muri uwo mushinga Pi network. Ngira ngo murabizi ko Pi network yagiranye amasezerano na World Bank, banki y'isi, ifitanye bafitanye imikoranire hagati y'umushinga Pi network World Bank, yes, n'umushinga Pi network. Nimba wumva ko World Bank nka banki y'isi hari amasezerano ifitanye n'umushinga Pi network, wowe urinde uvuga ko Pi network ari ibihuha, wowe urinde uvuga ko Pi network itazagera ku ntego. Se itagera ku ntego ho ni gute? Umbwira gute? Reka tuganire, turimo turaganira, reka nkubaze wenda nawe unsubize muri comment wowe uko ubyumva. Ni gute nimba umushinga wa Pi network atari uwa nyawo? Ngira ngo murabizi, reka tuvuge kuri exchange ya Binance. Ngira ngo mwese murayizi, na za OKX murazizi, exchange zigiye zitandukanye. Iyo mvuze exchange ngira ngo abantu murabyumva, ni amasoko agurishijweho cryptocurrency. Ngira ngo murabizi, abantu ntabwo waba umaze igihe mu mushinga nimba ukurikirana amakuru ngo utazi izo exchange. Nimba exchange nka Binance ikomeye cyane muri iyi si, mu isi ya cryptocurrency, igira gutya ikavuga kuri Pi network. Ngira ngo murabizi ko kugira ngo nka Binance ijye kuvuga kuri cryptocurrency runaka, nuko ibona ko iyo cryptocurrency yubakitse neza kandi izagera ku ntego yiyemeje, igendeye kuri na roadmap batanze yabo, uko iyo umushinga wabo wubatse. Yes, nimba exchange nk'iyo ya Binance igira gutya ikanika kuri Pi network, ikavuga uko izakora umushinga ukomeze, yes, igashyiraho n'igiciro, ariko igiciro ugasanga ashyizeho nk'amadolari 100 kuri Pi network imwe, mu gihe twebwe dushaka ko Pi network izasohokera ku madolari 319 kizwi nka consensus value, igiciro cyashyizwe n'abapiyoniya, nk'uko Dr Nicolas yabivuze ko igiciro kizashyirwaho n'abapiyoniya. Kandi nkanshishikariza n'umuntu uwo ari we wese uri mu mushinga wa Pi network ko yazashyigikira igiciro cya GCV, kuko byaba bibabaje kubona umuntu umaze imyaka 5 irenga ugurishije Pi network ku mafaranga 200 yonyine. Yes, njye ku mafaranga 200 ndizera ko
Pi network niyo itaza wari kuzabaho. Rero ihangane utegereze open mainnet igere, abagusetse, abavuze ngo warasaze, yes, ndibaza bazatungurwa, bazabona ko aribo basaze ahubwo ba nyuma batabashije kukumva. Ndizera hari abantu benshi waba warabwiye kwinjira muri uyu mushinga bakavuga ko ibyo ari scam batabijyamo, n'uwo washyizemo akamayininga inshuro ebyiri agahita bivamo agatana akawunti. Insuwe mureke azicwa n'agahinda abonye ko hari icyo ugezeho kandi warifuje ko nawe yakigeraho ariko we akacyanga. Yes. Hari abantu wenda umuntu abwira gutya avuga ati se uyu muntu wapi ibintu avuga bikura he? Yes. Njye ngo ni ibintu mvuze byose ni ibintu byirirwa mwumva, ariko bamwe mukabyica amatwi ngo ntabwo bishoboka. Igiciro cy'ibihumbi 319 ntigishoboka. Ni amafaranga makeya, miliyoni 400. Wenda mu Rwanda ushobora kumva amafaranga menshi, ariko ugiye nko mu bihugu byo hanze aya mafaranga ni makeya. Hari imodoka ziyagura ziyarenze, kandi twese turabizi ko abanyafurika dushaka kutwigurira imodoka, dushaka ibiki n'ibiki n'ibiki. Rero ayo mafaranga nagaruka ari menshi. Njye ngo murabizi ko abanyamerika bumvaga aho yasohokera kuri miliyoni y'idolari. Nanjye niko nabyumvaga, nkumva ko yasohokera kuri miliyoni y'idolari, ariko n'igiciro cy'ayo mafaranga ibihumbi 314 nta kibazo yasohokeyeho, yazagenda izamuka bitewe n'uko murabizi ko Pi network twagiye dukora lockup ya mbere, dukora n'iya kabiri. Ntabwo Pi network zaba ari nyinshi mu bapiyoniya nk'uko mwebwe mubyibwira. Rero ngo murabyumva, ibigo bigiye bitandukanye byamaze kugera mu mushinga bikomeye nka Amazon. Ngiramo murabizi Amazon ni ikigo gikomeye gikora online, gikomeye cyane, gikurisha ibintu bigiye bitandukanye. Tesla yo murabizi ikora ibyogajuru, ikora indege, ikora amatelefoni. Hari na telefoni Tesla Elon Musk ijya gusohora, njye ngo abizi ko agiye kuzayisohora mu kwa 12, kandi murabizi ko twiteguye kuba twakira open mainnet mu kwa 12. Si ibyo byose rero ni ibigenda bivugwa, kandi bikaba bifite na fact n'ikibyerekana, ukaba wagenda nawe ukabyisomera, ugashaka amakuru ukabyisomera. Icyo ngusaba nimba uri umupiyoniya, guma mu mushinga wa Pi network, utazicuza nyuma y'igihe runaka kandi warawumenye. Kandi nkaba nkusaba ko wabika imfunguzo zawe ahantu wizeye, ukazandika ku rupapuro, ukazibika ahantu runaka, ukazandika muri email, no kuzibika kuri email. Ubaye ubishoboye email yibuka password, ukaba wayivana muri telefone ukazayisubizamo ugiye kureba izo mfunguzo zawe, cyangwa se ukayandikamo ariko ugakuramo amagambo abiri ku buryo n'umuntu yayitwara ntagire icyo ayimaze. Ngira ngo murabizi ko abantu benshi mufite, reka tuvuge ku kibazo cy'abantu mufite ikibazo cya tentative, ukabona umaze muri tentative imyaka 2, umwaka umwe. Ngira ngo murabizi ko tuzagera kuri open mainnet, buri muntu wese ikibazo cya tentative cyararangiye, kandi nakuwa team irabibona ko abantu benshi murabizi ko muri tentative hari abantu bari barabonye immigration basubiza muri tentative, hari abantu bari abavalidator basubiza muri tentative, ndetse hari n'abantu bazikora zikanga. Gerageza nimba tentative igikora ikanga, uhindure telefone ifite ubushobozi, ifite umwanya munini, kandi nimba telefone yawe yuzuyemo ibintu bisibe, usiga umwanya munini ku buryo ikora neza, uyikore. Cyangwa se uhindure telefone ifite ubundi bushobozi buruta iyawe, ube wayikoreramo kugira ngo ibintu bigende neza. Ikibazo cya tentative ni mugire ikibazo kugira ngo n'ubundi ujye muri tentative, KYC yawe iba yemewe, ariko bakiri kugushidikanyaho, bari kugira ngo bubake system yabo, bamenye ko Pi network abantu bayirimo, abantu bari mu mushinga wabo ari abantu ba nyabo, atari amarobo, mu rwego rwo kwirinda ibikorwa bitemewe byazagaragara mu mushinga wa Pi network mu gihe cya open mainnet, kuko batabashije kugenzura abantu bari mu mushinga ko ari abanyabo uko bisanzwe. Rero ngo murabizi abantu mwatangiye umushinga kera, ndibaza atari cyo gihe cyo gucika intege ngo uvuye ngo mvuye mu mushinga. Oya, igihe gisigaye ni gito,
turi mu kwa 11 nawe ubu ngubu watangira ntabwo wacika intege ubu ngubu, ahubwo nicyo gihe cyo kugira imbaraga. Yes, abantu benshi bazaguca intege ngo uyu mushinga ntabwo ari wo, ngo ibintu ngo bimazemo igihe. Yes, nta kibazo bimazemo igihe, ariko igihe bizabyara umusaruro nta muntu n'umwe uzongera kumva kuvuga nabi, azatangira kukugarukira wowe witonde. Yes, wowe kubera ko uzi icyo ukeneye, guma mu mushinga utegereze, ukore ibisabwa byose. Reka tuvuge wenda ku bintu bisabwa kugira ngo umushinga uzabashe kuba wagera kuri open minded. Wowe kugira ngo ubashe kuba wagera kuri open minded, icya mbere ni uguhuza checklist. Rero murabizi nyarara ukajya kuri mainnet ukareba checklist hose ko habaye ubururu, ugakora verification zose Facebook, ukakora verification zose usabwa Facebook, email, phone number. Facebook, email, phone number, ndetse ndumva ari ibyo ngibyo. Facebook, email, phone number, ibyo nibyo by'ingenzi ugomba kuba wakora. Ndetse nimba ugiye gukora Facebook verification ugomba kwitonda, ugashyira kuri Facebook ukoresha kugira ngo uzabashe kuba wayikoresha, kuko nk'ubu ngubu ugiye hanze mu bihugu byo hanze ntabwo wakongera gukoresha nimero yawe kuko ntabwo iba ikiri gukora. Ariko iyo uzi wibuka Facebook urayikoresha ukagumya ugakora mining nk'ibisanzwe. Yes, ngo urabyumva neza cyane. Ikindi ni ugukora mainnet checklist, za mainnet checklist zose ukazuzuza zikaba ubururu, ugasigaza nimba warahaye KYC ukayikora nayo ikaba ubururu, ugategereza migration cyangwa se washyirwa muri tentative ugakora tentative. Ndeka ngira inama abantu badakora tentative, ushobora namwe kuzahora n'ibihano nimba buri gihe uhabwa tentative ugakanda ukayirejecta cyangwa ukayikansaringa. Ngo ayo ni amakosa uri gukora ushobora kuzicuza mu minsi iri imbere, mu gihe abantu bamwe bazaba bagiye kuri open minded wowe utarajyaho, kubera ko wapinze ibintu, wapinze amakuru ubwirwa. Yes, rero ngo murabyumva ibintu twagiye tubabwira. Ama exchange avuga kuri P-Network, reka tuvuge ku ma exchange avuga kuri P-Network akomeye cyane. Ni harimo Binance nk'uko twabibabwiye, na KX yabivuzeho, ishyiraho n'igiciro kandi kitari gitoya. Ngira ngo murabizi igiciro kitari gitoya cyane, igiciro kiruta nako wisohoka. Yes, abantu mwayimaninze kuba murabizi yashyize ku giciro gito kirenze n'ibihumbi 2 by'amanyarwanda. Yes, kiri hejuru, ni hejuru y'ayo ngayo, kiri mu madolari 70, ariko ni amadolari y'agateganyo. Ntabwo bivuze ko wagenda ngo bayikugure kuri Binance ngo bikunde, kuko iryo kosa none ariko ryo gufata coin zawe ukazohereza kuri Binance, wowe nta kindi kuba timu izagukorera, izaguhana imyaka 100. Kandi baza utazamara imyaka 100 ngo uzirye mu byizo payi, ndetse n'abana bawe ntago icyo gihe bazaba bakibyibuka. Ngengo yes, ubu ufite imyaka ingahe ku buryo wumva ko uzamara imyaka 100? Wowe tegereza pege ku isoko, kandi wirinde kuzigurisha ku mafaranga make. Ntago ari byo, ntago arizo, n'undi utazibona wari kuzabaho baho nk'uko ubundi nk'uko usanzwe baho. Yes, ngengo ayo nama exchange akomeye, harimo n'ama coin market cap ya high rank, ari mperuka kuyirebaho iri ku bihumbi kuri madolari 70. Naho sa amadolari make ya coin market cap. Yes, kugira ngo coin market cap iza nk'ilistinga coin yari yose, nuko iyo coin ibifitiye icyizere runaka, ubona ko igomba kujya kuba successful uko byagenda hose. Yes, ngo aya namwe makuru ugenda wumva n'andi atandukanye, imishinga iri kwikonegita n'umushinga wa P-Network. Reka tuvuye wenda kuri update zaje za Map of Pi. Ngira ngo icyo tugusaba ni ugukanda subscribe, like, share and comment kuri iki kiganiro, ugisharinga n'abandi bakakimenya. Wenda tuvuge kuri Map of Pi. Map of Pi ni application P-Network yakoze mu rwego rwo kugira ngo imenyekanishe abacuruzi, abakozi babamenye, mu buryo bwashyizwe muri system ya P-Network. Map of Pi, uburyo bwo kuzamura ubucuruzi bushingiye
ku bacuruzi ndetse n'abaguzi. Yes, Mopopayi rero yiyandikishamo abacuruzi gusa, n'abifuza kuzaba abacuruzi. Ariko turifuza ko niba nawe uri umucuruzi watangira kwiyandikisha mu isoko, kuko hari igihe kizagera kugira ngo ube wakakirwa muri Mopopayi bikagusaba kugura ikibanza. Niyo mwabizi ntushobora kujya gucururiza kuri Alibaba nta kibanza ufite kandi kiba gihenze, kandi iba yaratangiye n'ubundi babitangira ubuntu ibibanza byo ku ikoranabuhanga gucururizaho ubuntu. Nimba uri umucuruzi rero usanzwe ucuruza, wagenda ukiyandikisha ukandaho kuri active seller, nabyo bikenewe cyane kuko P-Network avuze ko umuntu wese waze inactive cyangwa test, umuntu agomba kubihindura akaba active seller. Ku rwego ugomba kuba active seller, ushobora kugenda ukiyandikisha ugashyiraho product, ibintu uzacuruza mu gihe cya open minute. Wenda umuntu yanaguhamagara ko agusacinze akakubona muri Mopopayi, wamubwira ko ibintu wari warateganyije kuzacuruza byarangiye, utegereze open minute. Si ngombwa ngo ugende ngo ucuruze, ni mu rwego rwo kugira ngo ube ufashe ikibanza muri P-Network, kuburyo n'igihe cya open minute nikigera uzacuruza neza. P-Network ni nk'uko tubyifuza nk'abapiyoniya, niramuka ije ku 312,159 by'idolari. Aya mafaranga ni makeya ku buryo uzahombera umuntu wese. Kuki numva reka tugire icyo tuvuga ku bantu muri mu mushinga wa Pioneers ufite imyumvire itari myiza. Ni gute mwumva ko abantu mwese muzaba abaguzi nta bacuruzi barimo? Ese ibyo bintu mwifuza kugura bizava hehe mu gihe namwe mufite ubushobozi bwo gucuruza? Yes, mufite ahantu mucururiza hazwi, mudashaka kwinjira mu mushinga w'umucuruzi. Ese nkaho ushaka kugura ibintu urumva izo payi ufite uzazimaranye igihe kingana iki niba udashaka kugira icyo ukora cyinjiza? Kuki ushaka kubaho umukonsiyuma gusa, nta kintu nawe ucuruza ngo abantu wenda nubwo utanze amafaranga ugiye kugura ikintu ariko nayo akugarukiye? Kuki ushaka kuba umukonsiyuma? Ni kwa kundi n'ubundi uzazitunga izo payi zikarangira ugasubira nk'uko wari umeze. Niba udashaka gusubira n'ubundi kuzagumira uko wari umeze, ugomba kuragira nawe ikintu ucuruza kugira ngo utazahora uri umuguzi gusa, uzabona umucuruzi ibyo usohoye, nawe utazajya abona amafaranga n'ubundi ukayasubiza abayaguhaye. Iyo tubasaba rero ni ugukurikira umushinga witonze, ukirinda amagambo y'urucantege y'abantu muhura nabo. Aba ari ngombwa mukajya mu mushinga, abo ubona bafite gahunda yo kwinjira mu mushinga biracyashoboka bakinjira, wenda nubwo bigoye kuba wabona na P imwe, ariko twazagera mu kwa 12 waba ufite P3 ku giciro cya GCV nk'uko tubiteganya, nk'uko tubyizera ko kizemerwa. Amafaranga bazaguha yazagutunga. Ngira ngo murabizi ko n'umugore Dr Nicolas yabivuze ko na P imwe yagutunga. Rero birashoboka ko igiciro cya GCV cyakubahirizwa cyangwa kikanarenga bitewe n'uko ubukungu bw'isi bumeze. Ngira ngo murabibona ko ibintu byahenze bigiye byaba bitandukanye. Yes, icyo tugusaba rero ukurikije ibyo tuvuze hano, turagusaba kuguma mu mushinga ushikamye. Yes, utashikama rero ukazarira nyuma abandi bafite icyo bagezeho, wowe warabimenye. Birababaje kuba waba warawumenye umushinga bikarangira ntacyo kumariye, kandi umushinga wo utaferinze cyangwa se utageze ku ntego zawo, wabashije kugera ku ntego zawo, ariko wowe kubera ko nta ntego wihaye, nta ntego, ugasanga wowe nta kintu ugezeho. Wirinde abantu batari mu mushinga, abantu ubona ko mutari kumwe, abantu ubona ko batabirimo, ubwira umuntu uzajya ubwira ngo injira mu mushinga ntabyemere. Mbere ngo twingingaga, ariko ubu nta mpamvu yo kwinginga nimba uzi icyo ukurikiye. Yes, ndagushimiye wowe udukurikira. Kanda subscribe, like, share and comment kugira ngo ujye ubona aya makuru n'ayandi menshi tuzabagezaho. Yes, nimba wifuza, nimba iyi video ifite icyo kumariye, ntugende udakanze subscribe. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.